ngiye gushyira hejuru cyane abagore abari bumva ijambo, haba mu byiciro by'imirimo ya za leta zo mu isi, haba mu byiciro by'amatorero, haba mu miryango. Abagore nibo ngiye guha ijambo ryambuye abagabo, kugira ngo mbangamire rya hame ry'Imana ryakomeje kuvugwa na bagenzi banjye bambanjirije, ari ryo rivuga ngo umugore ni umufasha naho umugabo akaba umutware. Ibi ndabikora ngamije kugira ngo abagabo gito mbatege ikigoyi, ari byo bizungereza bizahinduka nka baderira benshi bajya bagwa mu byaha by'ubusambanyi batabizi. Kandi ibi ndabikora ngamije kugira ngo nsuzuguze abagabo mbatesha agaciro, ntibazongere kugira ijambo, haba mu miryango, haba mu bihugu by'inshuti cyangwa se no mu matorero. Ubu ngiye kwirukanisha benshi amashuri, amoko, amafaranga ndetse n'ibindi. Ubu rero nateje abagabo guhararuka burundu abagore babo no kuzinukwa abagore babo. Benshi mu bagore nabo nabateje ingeso yo guhararukwa no kuzinukwa no gusuzugura burundu abagabo babo, maze kubuza abakristo gito gusenga amasengesho nyakuri. Ayo masengesho nyakuri uwo mudayimoni yaravuze, tega amatwi yivugira ubwe. Ati ayo masengesho nyakuri databuja ni amasengesho yo gusengera umurimo w'Imana, ni amasengesho yo gusenga basaba Imana imbaraga zo kunesha kamere zabo mbi zabananiye zibateza ibyaha, ni amasengesho yo gusengera abami n'abatware ngo ibihugu byabo bibe mu mahoro bitari mu ntambara, ni amasengesho yo gusengera ibyifuzo byo kwitangira abandi, ni amasengesho ajyanye n'ibikorwa by'urukundo ibyo ari byo byose. Yabo bwite cyangwa se bayobowe n'amajwi y'abadayimoni, cyangwa se bagiye muri za nzira zavuzwe haruguru z'abapfumu. Ati abantu benshi mbahejeje mu mashuguri muri ibi bihe kugira ngo bakore ubutaruhuka bashakashaka ubutunzi, ariko ntabwo bazigera babona, nubwo bazabona ntibazaburambana, kuko nta mugisha nyamugisha twagira, namwe murabizi. Ubu rero ndimo ndabuza abantu guhora ku gatebe k'amasengesho, ahubwo nkabahoza ku gatebe k'amashuguri. Ubu rero nakomeje ngo y'imibereho igoye mu isi kugira ngo nongere umuruho, mbone uko mbuza abantu gusenga no gukorera Imana. Kugeza ubu abakristo benshi maze kubahindura bibone bishyira hejuru ku buryo bw'indengakamere. Rwose databuja n'izindi ngabo zose zinyumva, kugira ngo bamenyeshe ko nta mukristo ngemerera guca bugufi kubana n'ibyoroheje cyangwa ibiciriritse, ahubwo umuntu wese ashoboye asigaye ashaka uko ashoboye kose uburyo yakwishyira hejuru, ndetse n'uburyo yakwibanira n'abakomeye naho yaba we yoroheje. Ndimo ndemeza abantu mbabeshya ko umuntu ashobora guhabwa icyubahiro n'ibyo atunze, ibyo yambaye, ibyo yariye, cyangwa aho ataha heza, kugira ngo barangazwe n'ubutunzi bwa hano mu isi batitaye ku by'ubugingo. Ariko ibi byose ni amayeri nkoresha ngira ngo mbibagize umurongo mu byanditswe uri muri Yohana 12 umurongo wa 26, kuko ari wo murongo usesengura neza ko icyubahiro nyakuri kiva ku Mana. Ndimo ndabemeza rero ko icyubahiro natwe tugitanga, ariko mu by'ukuri nta cyubahiro nyakuri tugira. Kugeza ubu databuja amaze gusenya ingo nyinshi z'abakristo, kandi n'izindi ndasibasiye cyane cyane z'abakiri bato bakizubaka uwo mwanya. Ariko nzisenya nkoresheje wa murimo nshinzwe wo guteza abantu guharara ibigezweho bitandukanye. Rimwe na rimwe nkanateza abantu guharara ibigezweho by'uburyo butandukanye, ariko kandi birenze ubushobozi bwabo abo nyine babiharara, kandi mu buryo bwo kunganira umudayimoni witwa Mudindiza mugenzi wanjye dukorana. Ubu nanjye maze kubuza abakristo gito gusenga amasengesho nyakuri. Ayo masengesho nyakuri uwo mudayimoni yaravuze, tega amatwi yivugira ubwe. Ati ayo masengesho nyakuri databuja ni amasengesho yo gusengera umurimo w'Imana, ni amasengesho yo gusenga basaba Imana imbaraga zo kunesha kamere zabo mbi zabananiye zibateza ibyaha, ni amasengesho yo gusengera abami n'abatware ngo ibihugu byabo bibe mu mahoro bitari mu ntambara, ni amasengesho
yo gusengera ibyifuzo byo kwitangira abandi, ni amasengesho ajyanye n'ibikorwa by'urukundo ibyo ari byo byose. Ayo rero yo muri ubwo buryo bwose mvuze nayambuye abakristo, ahubwo mbasigira amasengesho yo muri ubu buryo. Ni amasengesho yo kwikunda, ni amasengesho y'irari ry'imitima yabo, ariko iryo rari ni ry'ibyo bararikiye bya hano mu isi bidafite umumaro cyangwa byanawugira bikagira umumaro w'akanya gato. Ni amasengesho y'amazimwe n'imivumo yo kuvuma bagenzi babo no gucira iteka abandi. Ayo niyo masengesho basigaranye. Muri ubwo buryo bw'amayeri yanjye databuja, ayo masengesho nabigisha mbizi neza ko ntacyo ashobora kubamarira, kuko Imana idashobora kubatega amatwi no kuyitaho. Mbabwije kuri ko Imana idashobora kwita ku masengesho ameza atyo, ari nayo mpamvu benshi mu basenga ameza atyo badasubizwa. Ubu rero nateje abagabo guhararuka burundu abagore babo no kuzinukwa abagore babo, cyane cyane abagabo bibwira ko bakiri bato, bakibwira ko bafite abagore bakuze cyangwa se bashaje. Nabateje irari ryo guhora bararekiye abakobwa bakiri inkumi cyangwa abagore bakiri bato, kugira ngo mbone uko senya ingo nyinshi nkoresheje icyaha cy'ubusambanyi. Kandi n'abagore nuko benshi mu bagore nabo nabateje ingeso yo guhararukwa no kuzinukwa no gusuzugura burundu abagabo babo, kugira ngo nabo baharare abandi bagabo bibwira ko bakiri bato cyangwa bibwira ko aribo bafite ibyo bakennye n'ibyo bakeneye byose byo mwese. Ubu rero nateje abagabo guhararuka burundu abagore babo no kuzinukwa abagore babo, cyane cyane abagabo bibwira ko bakiri bato, bakibwira ko bafite abagore bakuze cyangwa se bashaje. Nabateje irari ryo guhora bararekiye abakobwa bakiri inkumi cyangwa abagore bakiri bato, kugira ngo mbone uko senya ingo nyinshi nkoresheje icyaha cy'ubusambanyi. Kandi n'abagore nuko benshi mu bagore nabo nabateje ingeso yo guhararukwa no kuzinukwa no gusuzugura burundu abagabo babo, kugira ngo nabo baharare abandi bagabo bibwira ko bakiri bato cyangwa bibwira ko aribo bafite ibyo bakennye n'ibyo bakeneye byose byo mwese. Ibyo byose nibyo nkoresha mu gusenya ingo nyinshi. Ubu rero maze kuvumbura indi ntwaro idasanzwe ngiye gukoresha muri iki gihe giheruka, niyo yiyi. Ngiye gushyira hejuru cyane abagore abari bumva ijambo, haba mu byiciro by'imirimo ya za leta zo mu isi, haba mu byiciro by'amatorero, haba mu miryango. Abagore nibo ngiye guha ijambo njyambuye abagabo, kugira ngo mbangamire rya hame ry'Imana ryakomeje kuvugwa na bagenzi banjye bambanjirije, ari ryo rivuga ngo umugore ni umufasha naho umugabo akaba umutware. Ibi ndabikora ngamije kugira ngo abagabo gito mbatege ikigoyi, ari byo bizungereza bizahinduka nka baderira benshi bajya bagwa mu byaha by'ubusambanyi batabizi. Kandi ibi ndabikora ngamije kugira ngo nsuzuguze abagabo mbatesha agaciro, ntibazongere kugira ijambo, haba mu miryango, haba mu bihugu by'inshuti cyangwa se no mu matorero. Kugeza ubu rero databuja nk'uko isi irushaho gutera imbere mu iterambere risanzwe ryayo no kugwiza ubwenge kw'abanyabwenge bo mu isi, ni nako nanjye ndi kurushaho gushyira imbaraga ku mirimo yanjye kugira ngo ngendane n'iterambere. Ni muri ubwo buryo rero ndi guhindura ubwenge nyakuri bwo kubaha Imana mu mitima y'abakristo, nkabuhindura ubuswa, ari bwo kumvira amajwi yacu ababwira ngo dukwiriye kugendana n'ibigezweho. Kubw'ibyo tukabibagiza imico, imigenzo cyangwa imihango ya gikristo y'abana b'Imana nyakuri, ahubwo tukabatoza kandi tukabigisha imico, imigenzo ndetse n'imihango yacu y'ikuzimu batabizi. Numva Satani abwiraga Hararati, uranshimishije mu magambo uvuze, niba ibyo ukora ukubivuze ariko ubikora, umurimo wawe umeze neza. Satani kandi yungama ati, rwose kaza umurego, nzakongera intwaro ndetse n'ingabo nyinshi kugira ngo umurimo wawe uwushyire mu bikorwa neza, ariko ndagushishikariza kutibagirwa ko igihe cyadushiranye. Uwo mudayimoni avaho. Gaharara arangije amagambo ye haza uwitwa Cyubahiro, nawe aterura disikuru yagira ati, databuja njyewe mu isi ngerageza gutwaza igitugu abiyita abanyabwenge, abahanuzi n'abandi bakozi b'Imana bo mu nzego zibwira ko arizo zikomeye kurusha izindi. Ngababuza rwose guca bugufi, ku buryo kugeza ubu databuja nta muhanuzi, umunyabwenge cyangwa umutunzi
wo mu idini runaka ukemera guhugurwa, kwigishwa, kugirwa inama cyangwa kuyoborwa, kuko twamaze kubemeza ko aribo nkingi z'umurimo, ndetse benshi turababwira ngo mudahari byose birapfa. Ubu ngiye kwirukanisha benshi amashuri, amoko, amafaranga ndetse n'ibindi. Ibyo mvuze haruguru, amoko, amashuri n'amafaranga, nibyo umudayimoni avuga ko agiye gukoresha mu buryo bwo kwirukana benshi mu bahamagawe n'Imana nyir'umurimo ubwayo. Arakomeza agira ati, kugira ngo nibura mu murimo w'Imana twinjizemo intasi zacu cyangwa abakozi bacu, tuzakoresha uburyo bukomeye bwo gusuzugura abatize, bwo gutesha agaciro abo twibwira ko tudahuje ubwoko, aho ni mu bantu n'abagaragara nk'abakene n'abatindi, naho baba bafite umuhamagaro ndetse n'umwuka w'Imana nyakuri. Tuzabasiribanga tubati inyuma mu murimo, tubime ijambo kugira ngo tubone uko turimo itsinda ry'abayobozi, ababwiriza butumwa ndetse n'abahanuzi tuzakoresha mu murimo w'Imana muri ibihe biheruka, kugira ngo tworeke benshi. Kandi ni muri ubwo buryo databuja tugiye gukoresha ubundi buryo budasanzwe mu rwego mpuzamahanga, aribwo buryo bwo gucurika Bibiliya no kuyihindagura uko twishakiye mu byivuga, kugira ngo tubivuge ukundi kudahura n'ubushake bw'Imana yayandikishije. Ubu rero ngiye kwigisha abandi bantu benshi uburyo bwo guhirimbanira icyubahiro cy'ikirenga, kugira ngo nibura mbakingirane mu gihome cyanjye cyitwa Simbikangwa. Dore uko nzabikora: ubuhanuzi, amayerekwa cyangwa se ubutumwa ubwo aribwo bwose buvuga ku bijyanye no kuza kwa Kristo, cyangwa ku bijyanye n'imperuka, cyangwa ku birebana no kwihanisha abantu ibyaha. Ntabwo nzemerera abahanuzi, abavuga butumwa kimwe n'abayobozi kujya bakora muri ibyo byiciro mvuze haruguru, ahubwo nzabigisha uburyo bwo kujya baterana mu materaniro yabo aho basengera, barangazwe no kubyina, kuririmba no gusirimba cyane. Ibyo bibatwara umwanya utari muto, kugira ngo bya bindi byo gusoma ijambo ry'Imana, guhana ubuhamya cyangwa kwaturirana ibyaha ngo bakizwe, mbibi bagize burundu. Muri ubwo buryo databuja sinzabura kubona iminyago itari mike. Tukiraha ku magambo y'umudayimoni, ndagira ngo nibutse abantu, abanyumva mwese ndagira ngo mbibutse ko uyu mudayimoni ibintu avuze abigejeje kure abikora. Nimusura amateraniro y'abasenga hirya no hino, amenshi muzasanga ibyo bintu byo kubyina, kuririmba, gutera amakorasi n'ibyo yise gusirimba, nibyo gusa bitwara umwanya munini cyane mu materaniro. Abavuga butumwa ntibagihabwa umwanya uhagije wo kuvuga ijambo ry'Imana. Abahanuzi ntibakemerwa guhanurira mu rusengero. Mbese Satani yagiye akoresha uburyo bwose bushoboka bwo kuzimya umwuka w'Imana, rimwe na rimwe akifashisha n'abayobozi yakomeje kwita gito. Hakurikiraho dayimoni mudindiza ati, njye nkora umurimo wo kudindiza abanyamasengesho, abavuga butumwa n'abayobora abandi mu by'amatorero cyangwa se mu by'umurimo w'Imana, ngamije kugira ngo badatera imbere mu by'umwuka. Ngora uko nshoboye kose nkabaca intege zo gusenga, kugira ngo badakomeza konona ibikorwa byacu. Hanyuma abavuga butumwa, abayobozi, abaririmbyi n'abandi bose bakorera muri departement z'umurimo w'Imana cyangwa se mu byiciro binyuranye by'umurimo w'Imana, nkabadindiza nkoresheje uburyo bwinshi butandukanye bw'amayeri yanjye. Dayimoni mudindiza ati, dore uko mbikora: abavuga butumwa mbadindiza mu buryo bwinshi, nifashishije ubukene bukaze, amadene y'urudaca, ibyaha by'urukozasoni, rimwe na rimwe nkabateza n'ubucakura bunyuranye bwo kwishakishiriza indamu, bakoresheje impano z'umwuka bahawe n'Imana, cyangwa byaba ngombwa natwe tukabaha izacu impano zo kwishakira indamu. Ibyo byose mbikorera abavuga butumwa, abayobozi bayobora abandi mu madini, abahanuzi ndetse n'abandi benshi bakorera mu murimo w'Imana, kugira ngo ndindize uwo murimo bakora. Ngahindukirira abacuruzi bitirirwa izina ry'Uwiteka, nkabigisha uburiganya bw'uburyo butandukanye, nkababuza rwose gutanga kimwe mu 10 n'amaturo. Ibi byose databuja mbangamije kugira ngo mbarirwanye umugisha, kuko mbizi neza ko umugisha w'Imana uhabwa bubaha Imana muri byose. Mbizi rwose ko Imana idashobora guha umugisha abayikorera baryarya cyangwa bavuga amagambo atagira ibikorwa. Nta mugisha w'Imana bashobora kubona.
kandi iyo maze kubicaza ku gatebe k'ubukene n'ubushomeri mbayobora inzira y'amadeni. Iyo nzira y'amadeni bayitindamo nkayifunga nkabacira indi nzira y'ubusamo ariyo nzira y'uburiganya bagahinduka besikoro. Iyo nayo bayitindamo nkayifunga cyangwa se nkayizitira nawe nkabacira indi nzira yoroheje cyane ica mu ishyamba ryanjye ryitwa gusabiriza. Byatinda nkabakurubanira mu gihome cyanjye cyitwa bwihebe. Iki gihome cyanjye cyangwa se igereza yanjye yubatse ku musozi witwa Maganya, kandi uwo musozi wubatsweho iyo gereza urinzwe rwose kandi uzengurutswe rwose n'ingabo zanjye zitwa Mushinyaguzi, zifite intwaro zitwa Murindagize, kandi bakitaba urukiko rwanjye bidatinze rukuru rukorera mu isi, ariko urukiko rwitwa Birandenze ruyoborwa n'umucamanza mukuru ukomeye witwa Mupfumu, ukorera mu isi mu buryo bw'amayobera, arangaza kandi ajijisha ayobya benshi mu barindagiye bataye umurongo wo kubaha Imana. Kugira ngo umucamanza wanjye Mupfumu amfashe gushinyagurira abo bantu bamaze igihe kitari gito badutoteza, badutuka, natwe badukandamiza, baducumita amacumu y'amasengesho yabo cyangwa se yo gukiranuka kwabo, nanjye noneho iyo maze kubafata mbiri mbazana ku mucamanza wanjye Mupfumu ukorera mu rukiko rwanjye rukomeye, ari rwo nyine rwitwa Birandenze nk'uko nabivuze haruguru. Aya magambo ya Dayimoni Mudindiza arakomeye, bene data munteze amatwi muyiteho cyane kuko dukwiriye kuba maso. Uyu mudayimoni afite imbaraga zo kurwanya abera cyane, muzamubona afite amayeri menshi. Magambo yarakomeza, ariko reka ngire kandi kantu mbabwire, uyu mudayimoni afite amayeri menshi akoresha mu buryo bwo kubuza abantu gusenga cyangwa guterana kwera. Kugeza ubu yaciye intege abanyamasengesho n'abasengaga iminsi 3 ntashobora no gusenga n'umunsi umwe. Abantu batewe n'ibifu biriho cyangwa bitariho byo mu buryo butazwi, abantu batewe n'amashuguri y'urudaca, yewe nugize ngo afate umwanya wo gusenga, utegura gusenga iminsi 3 yo kwiriza ubusa, ntaburi biguca intege n'ibiyacamo utarayatangira cyangwa se wayatangiye ugezemo hagati ukayacamo utayarangije. Afite n'ubundi buryo bwinshi akoresha, ariko reka dukomeze dutega amatwi amagambo y'uyu mudayimoni Mudindiza. Ati abanyempano bafite impano z'uburondozi bw'umwuka wera tubabuze mu gihe cy'amateraniro rwose kurondora iby'umwuka w'Imana yabahishuriye. Rimwe na rimwe tukababwira mu majwi yacu yo mu mitima yabo, tukabongorera amajwi yacu mu mitima yabo tubabwira ngo nimurondora ibyo mukabirondorera aha, abo muri bo birondore barahinduka abanzi banyu. Tukababuza rwose kuvuga iby'umwuka yabahishuriye mu materaniro. Kubw'ibyo imitima myinshi igakomeza kubindira zacu kandi igakomeza kuba nk'amadepo tudepa mw'ibyaha, ndetse rimwe na rimwe n'uwamaze gufatwa n'imbaraga z'ijambo ry'Imana akubiswe naryo cyangwa se atsinzwe naryo yumva yakwatura icyaha cye naho gikomeye gite muri rusange. Dore ko ari nawo umurongo nyakuri Imana yari yarabahaye wo gukizwa cyangwa se wo kwezwa ibyaha byabo. Ubitekereje wese ngo yakwatura icyaha cye abitewe na za mbaraga za rya jambo ry'Imana rimaze gukomanga umutima we, turamwongorera tukamubwira ngo have wikwisenyera ubucuti cyangwa wikwisenyera urugo, yari umugore cyangwa umugabo. Tukababuza rwose kwatura ibyo byaha, ahubwo ubu twateretse intebe y'icyubahiro imbere y'icyaha ngo cyicareho gihabwa intebe mu madini, ari bwo buryo bw'ubu mvuze mu buryo busobanutse. Twagerageje gushyira intebe y'icyubahiro imbere y'icyaha ngo icyaha cyicarireho kidamarare mu madini. Dore ko tubikora ubu tumaze kwemeza benshi ko badakwiriye kujya baturira ibyaha bikomakomeye mu materaniro y'abantu benshi, ahubwo ko umuntu akwiye kujya asanga mugenzi we w'inshuti ye wa wundi yizeyeho kumubikira ibanga, cyangwa umuyobozi we umwe rukumbi wa wundi yizeyeho kumubikira ibanga. Ibyo rero twabariganije yuko Imana itabiha agaciro, ahubwo tubahisha kwihana kw'agaciro kanini mu maso y'Imana. Abanyempano z'umwuka bafite impano zo guhanura, rimwe na rimwe tubateza igitutu n'ubwoba bukabije mu gihe cy'amateraniro. Ubuhanuzi bwabazaho tukabateza ubwoba, tukababwira ngo mwihanura ibyo, barabapingira ubusa. Nuhanura ibyo abantu baraguseka, nuhanura ibyo baravuga ko wavangiwe cyangwa ko wanasaze, bityo akicecekera icyo Imana ashaka kuvugana n'abantu bayo ntibabe bakicyumvise, kandi uwo munyempano akajyaho urubanza atabizi, ndetse ubwo bwoko bw'Imana nabwo bukagira ikibazo gikomeye cyo kurindagirira mu itorero kubwo kutumva imvugo y'Imana n'impuguro z'umwuka wera. Ibyo byose databuje mbikoresha amayeri yanjye y'uburyo bukomeye cyane kugeza ubwo maze kubona umusaruro utari muto. Ibyo byose kandi
mbikora ngamije kugira ngo mburizemo ibyo bita ibitangaza by'Imana. Hari n'abandi bantu bakorewe n'Imana ibitangaza bikomakomeye mu minsi yahise, wenda yarari mu gisuzuguriro cyangwa se yarari mu kigeragezo runaka, arasenga cyangwa arasengerwa, Imana irabumvira, iramutabara. Imaze kumutabara mu materaniro agashugumba kuvuga bya bindi Imana yamukoreye by'ibitangaza, ariko rimwe na rimwe ngakoresha abayobozi gito bakima babameze batyo umwanya wo kuvuga ibyakozwe n'Imana. Rimwe na rimwe ngateza bene ubwite ubwoba, bakanga kwatura neza iby'Imana, bakanga kwerura neza iby'Imana yabakoreye. Ibyo byose mbikorana amayeri ngamije kugira ngo mburizemo gukomera kw'imitima yari igiye gukomezwa n'ubwo buhamya bw'abagenzi babo, ahubwo dukomeze tuyihabye. Hari n'ubundi buryo databuja amaze kuvumbura bw'amayeri menshi yo kudindiza abantu, nkababuza gukoresha amaboko yabo Imana yabahaye, ngabibagiza umurongo w'ibyanditswe byera, aho Bibiliya yabo bitwaza buri munsi ivuga ngo udakora ntakarye. Kandi ibyanditswe bigaragaza ko abantu bose bakwiriye gukoresha amaboko yabo kugira ngo babone ibibatunga. Ibyo ni isezerano ry'Imana n'abantu guhera mu Edeni, ariko ibyo ndabibibagiza ahubwo nkabicaza ku bibuguzo by'uburyo butandukanye, ari byo byibi. Hari amakarita asanzwe bayakinira ubuntu cyangwa se bayakiniye amafaranga, hari za biliyare bazikinira ubuntu cyangwa se amafaranga, hari za dame n'urusimbi rusanzwe ndetse n'urwa kizungu rwadutse muri iyi minsi. Tumaze gukora ibyuma bikomeye kabuhariwe bijyanye n'iterambere ririho iki gihe, ibyuma bidufasha gukina urusimbi mpuzamahanga ku buryo urwo rusimbi rukinirwa mu bihugu byinshi bitandukanye byo hirya no hino ku isi. Kandi databuje ndagira ngo umenyeshe ko aboroje n'abakomeye ndetse abakijijwe n'abadakijijwe urwo rusimbi bararukina batabizi ko ari uburyarya bwacu. Ibyo byuma nabyo birahari kugeza uyu munsi, yewe twahamagare n'abashoramari benshi bo mu isi no mu mahanga menshi kubishoramo imari nk'ubucuruzi busanzwe, ariko ni amayeri dukoresha kugira ngo tudindirize benshi ku gatebe k'ubukene ndetse no gusabiriza, hanyuma tubone uko tubasiga amavuta yacu yitwa kwizinukwa. Uko iyo bamaze kwizinukwa nibwo bitworohera kubakurubana tubazana muri babahanuzi bacu twakomeje kuvuga haruguru. Ndagira ngo nibutse abanyumva ko abo bahanuzi w'umudayimoni mudindiza avuga cyangwa n'abandi badayimoni bamubanjirije bagiye bavuga n'abapfumu hirya no hino mu isi. Haza dayimoni rusisibiranya, amagambo ya dayimoni mudindiza yararangiriye hariya, hakurikiraho dayimoni rusisibiranya nawe ati njyewe databuja ku rugamba mwisa umwantumye gukora umurimo wo kurwanya abaturwanya aribo banzi bacu cyangwa se abakristo, nshinzwe kubuza abantu kwemezwa n'umwuka w'Imana ibyaha byabo mu mitima yabo ngo babyature. Mbafata iminwa rwose nkababuza kwatura ibyo byaha byabo, mfatanyije n'uriya mudayimoni mudindiza warumbanjirije. Imirimo yacu igeze kure cyane, abantu benshi bahinduye imitima yabo ibigega by'ibyaha ku buryo umwuka w'Imana atagituye muri bo, yamaze kwigendera. N'abozuraga umwuka basigaye tubuzuza imyuka yacu, dusigaye tubuzuza imyuka yacu. Nge rero dore uko mbigenza, ngerageza guhishahisha cyane ibimenyetso by'ibyaha ndetse n'ibigaragara, ngatiza bene byo umurindi n'imbaraga zidasanzwe zo kwanga kubyemera ibyo bimenyetso by'ibyaha. Kandi rimwe na rimwe nibasira abaririmbyi, abayobozi, abahanuzi, abadiyakoni, abavugabutumwa, abapasitori boroheje n'abakomeye, nkababuza rwose guca bugufi ngo bahugurwe, kuko mpora mbongorera mu mitima yabo. Rimwe na rimwe nkabasiga n'icyubahiro kidasanzwe kandi gipfuye mu maso y'Imana, kibabwira ngo bakibwira ko aribo nkingi z'umurimo, aribo bakomeye. Ndetse rimwe na rimwe nkababwira ngo ibyo ubyaturira umuyobozi cyangwa ukabyaturira runaka mu murimo wagusha benshi, akibagirwa ko kwirinda kugusha benshi ari nako kwigusha ubwe, ndetse ari nako kugusha benshi atabizi. Rero ngerageza guhisha cyane ibyaha mu mitima yabo, kandi rimwe na rimwe nkanabemerera nkabaha umudendezo wo kubikoreraho umurimo w'Imana, ntacyo nkabahumuriza ko ntacyo bitwaye, mbese nkabahisha ko impanda y'imperuka yabatungura, cyangwa nkabahisha ko n'urupfu narwo rubatitirije. Ubu rero dufite imitungo yitwa ibyaha mu mitima ya benshi. Ndimo ndafasha abashakanye umurimo wo gucana inyuma cyangwa se kujya gusambana, mu buryo umugore yata umugabo we akajya gusambana n'abandi hanze, cyangwa umugabo agata umugore we akajya gusambana n'abandi, nibyo yise gucana inyuma, byumve neza. Hanyuma ndimo ndagerageza gukora uko nshoboye no kubahishahisha mw'ibyo byaha byabo by'urukozasoni bakora, kandi ibyo byaha nkabahisha ko binazanira ingaruka n'imivumo ihoraho mu miryango yabo. Kuko databuja murabizi neza namwe yuko umuntu akoze icyaha kizira kandi gikomeye mu maso y'Imana, icyo cyaha kizana ingaruka z'umuvumo ukomeye ku bazamukomokaho n'uruhererekane rwabo.
ariko ibyo ndabibahisha ntibamenye ibyo ari byo, bakibwira ko kubatizwa mu mazi menshi byaba bihagije, cyangwa kwitwa amazina ya Gikristo no gukora imirimo mu rusengero byaba bihagije kubakuraho iyo mivumo, ariko ntibamenye ko hari indi mbaraga yatuma bakurwaho iyo mivumo, ariyo mbaraga iri mu maraso Yesu Kristo biciye mu kwizera ndetse no gusenga ubudasanzwe kugira ngo babe basenya ibyo twubatse muri bo. Mbuza abantu rero kwatura ibyaha kugira ngo batatwirukana mu bikingi by'imitima yabo. Hari no mudayimoni mugenzi wanjye bimfasha witwa Rutatanya wavuze mbere yacu twese, hanyuma n'ubitekereje tukamuhumuriza tumubwira ngo ubiretse uzaba basubyihanira ahandi, nubwo bigaragara ko bikomeye ko byahumanyije ubugingo bwawe, reka basi uzabyihanira ahandi, kuko iby'Imana ntibishira birakomeza. Kandi rwose we kwiteza abantu cyangwa we kwiyambura icyubahiro cyuko witwa runaka mu murimo w'Imana mu cyiciri runaka. Bene data ngiraha ndagira ngo mbibutse ko aba badayimoni bafite imirimo myinshi bari gukora mu itorero, kandi ni mu bireba neza nko uyu mudayimoni Rusisibiranya bivuga n'uwari umubanjirije witwa Mudindiza. Aba nibo badayimoni babiri bakomeye bashinzwe ibyiciro by'abakozi b'Imana. Rwose ndabagira inama mube maso kuri amagambo abadayimoni barimo bivugira, bayagejeje kuri bayasohoza ahubwo. Dayimoni Rusisibiranya arakomeza akagira ati, databuja ngira ngo murabizi ko abantu bakunda ishema, icyubahiro n'igitinyiro, niwo mutego natwe tubatega rero. Mu rwego rwo kugira ngo badaca bugufi bakihana ibyaha, tubatega ibyo ngibyo by'ishema n'icyubahiro n'igitinyiro, bityo bakibera abapagani bo mu madini batabizi. Mpamagariye abakire cyangwa se abakomeye bo mu madini hirya no hino, ndetse n'abanyempano zigaragara nk'izikomeye b'ibyamamare n'ibirangirire, uhereye ku bahanzi kugera ku bandi bakomeye. Mbahamagariye rwose kudaca bugufi, ariko kandi mbagize intwari, mbahinduye intwari muri iki gihe zo gukora ibizira ku batirinda n'abatari maso. Nibo nzajya nibasira, mbakoresha ibizira by'uburyo butandukanye kandi bukomakomeye, kugira ngo noneho bya bizira bakora nibigaragarira amaso ya benshi bihinduke nk'ikigusha mu bwoko bw'Imana. Kandi abo nabo bazaba benshi, ariko bizababera igisika gituma batinjira mu bwami bw'Imana ubwabo, ndetse banazitire benshi bashakaga kubwinjiramo. Bityo rero ntawe uzigera batunga urutoki n'uzabigerageza. Nzahagarara mpangane nabo, rimwe rimwe niba ngombwa nkoreshe n'ubutunzi nahaye abatunzi mu madini, kandi nzajya nemeza abo banyamadini b'abatunzi yuko aribo nkingi z'umurimo, ko ari ibishyitsi bitanyeganyezwa, mbagira intagondwa n'intavuguruzwa n'intahugurwa n'intihigishwa. Aya magambo ya dayimoni Rusisibiranya arangiriye hariya. Hakurikiyeho umudayimoni witwa Simbikangwa. Dayimoni Simbikangwa nawe ati, databuja namwe ngabo zose mu nteze amatwi dukorana, murabizi ko ngewe aho nkorera ku rugamba nshinzwe umurimo wo gukwirakwiza ubujiji mu bakristo, no kwibagiza abakristo ko iminsi barimo ariyo minsi y'imperuka, kandi no kubibagiza rwose ko umwami wabo Kristo Yesu, wa wundi wavuzwe uzaza guca amateka y'ibyacu n'abacu, yabageze bugufi aza rwose kwima ingoma ye nk'uko ibyanditswe bivuga. Ariko ibyo ndabibibagiza, ahubwo nkabaheza mu iterambere mu muvuduko plutôt w'iterambere rya hano mu isi, bakirangarizwa n'ibigezweho, bakirengagiza gushaka Imana, ahubwo bagashishikazwa no gushaka ubutunzi, bakibera aho ngaho. Hari undi mudayimoni witwa Ruzirura ndetse n'uwitwa Ruhumanya bamfasha mu mirimo yanjye. Dukorera mu cyiciro kimwe, ariko dukorera hose mu isi, kandi twibasiye amadini menshi mu isi. Bityo rero turi gukurubana imbaga nyamwinshi y'abakristo nyakuri kugira ngo bigumanire natwe. Turimo tubibagize rwose ko Kristo wabo yaje, ndetse tukanabibagiza ko urupfu bagendana rwa baruhagije kubatungura batihanye, bityo bakarimbuka, bakababuza ingorano z'imirimo myiza bakoze, bakababuza agakiza birataga cyangwa se ubugingo birataga. Ubu rero databuja mu rwego rwo gutesha agaciro umurimo bakora abo banzi bacu, ari nako guhesha agaciro umurimo wacu, kandi ari nako kubaka iterambere rikaze mu murimo wacu dukora wo kurwanya abaturwanya. Ubu ndimo ndatesha agaciro inyigisho n'ubuhanuzi cyangwa se ubutumwa ubwo ari bwo bwose buvuga iby'imperuka. Ubu rero nahimbye indirimbo yanjye idasanzwe yitwa Niko Byahoze. Ndimo ndayigisha abakristo gito ndetse n'abakristo n'abanyamahanga bose mu isi. Iyi ndirimbo yanjye yitwa Niko Byahoze ihimbwe mu njyana yitwa Nta Gihe Bitavuzwe, cyangwa se nta byaravuzwe. Ihimbye mu njyana yitwa Byaravuzwe. Nizere ko tubyumvise hari twese. Benshi ndimo ndabarangariza muri ibi bintu byo kwishakira ubutunzi gusa bwa hano mu isi, ku buryo ubuhanuzi buhita bakavuga ngo byaravuzwe, nuko bayiririmba. Nta gihe bitavuzwe, byasohoye ryaraho babivugiye. Ubutumwa bwakwigishwa, bwabwirizwa buburira abantu ngo bihane ibyaha, bwabwirizwa buburira abantu ngo Kristo araje, bwabwirizwa buburira abantu ngo
baboneza inzira y'Uwiteka mu mitima yabo. Ubutumwa bwose bubwirijwe buvuga ibyo kwihana ibyaha cyangwa iby'ubugingo cyangwa iby'ijuru bakabutesha agaciro mu mitima dukoresheje uburyarya bwinshi bw'amajwi tubongorera. Ariko ahangaha ndagira ngo mbibutse mwese abanyumva, ngabo mwese muteraniye aha, uwo mudemoni simbika ngo ukomeje kuvuga amagambo ye, ati aragira ati ndagira ngo mbibutse mwese abanyumva namwe ngabo zose muteraniye aha ko twifashisha rya tsinda ry'abadayimoni bashinzwe kubwiriza ubutumwa rikorana n'urya mudemoni twatanya mu buryo bwo kubwiriza ubutumwa. Rero mu mitima ya benshi twifashisha ziriya ngabo zishinzwe kubwiriza ubutumwa. Ndimo nakangurira benshi gutesha agaciro ibintu byitwa gusenga no kuvuga ubutumwa ko ntacyo bimaze. Imitima yabo benshi bamaze kubyemera, kandi ndimo ndabakangisha ko ibyo bintu bitera ubukene bubi n'umuruho, ndetse nifashisha bamwe mu bakorera Imana bagaragara nk'abakene ku by'imitungo ya hano mu isi, nkabahindura nk'amatablo cyangwa se ibibaho byigishirizwaho mu yandi magambo y'Ikinyarwanda hari, noneho nkabahindura nka za tablo manikaho za figurine cyangwa se amashusho yerekana ko, ndizera ko munteze amatwi muri amagambo y'umudemoni ndi gusubiramo yabisimbikangwa, ati nkabahindura nkamanika figurine cyangwa se amashusho kuri ayo matablo. Icyo ari kwita amatablo mu byibuke ko ari babakozi b'Imana babakene ku by'umutungo hano mu isi, hanyuma nkamanika amafigurine kuri ayo matablo cyangwa amafigurine cyangwa se amashusho agaragaza ko gukorera Imana byaba ari byo bitera ubukene benshi, ndetse byaba ari byo bitera umuruho n'umuvumo n'ubutindi n'amadene adashira. Ibi byose aragira ati databuja mbikora n'uburyarya kugira ngo nemeze abantu ko badakwiriye kwirundumurira mu Mana cyane. Ibyo bibatera kutuyoboka batabizi. Ubu rero maze kubasahura umutungo ukomeye bari batunze ari wo wuyo, ni ugusoma ijambo ry'Imana ngo ryubake imitima yabo buri munsi, ni uguterana bagasenga byo kwiyiriza ubusa haba mu miryango cyangwa mu madini, ndetse no gusurana n'ibindi bikorwa ibyo ari byo byose bigaragaza urukundo. Ibyo narabibasahuye ntabyo bakigira n'ingi bitunze, narabibahishe, ahubwo nabasigiye ibintu byo kuririmba no kubyina cyane no gusirimba. Mu gihe cy'amateraniro yabo databuja n'udusuru uzabibona, uzasanga umwanya munini ndetse 3/4 by'umwanya bateranamo bawukoresha baririmba babyina basirimba, bakabura umwanya wo gusoma no gusobanura neza ijambo ry'Imana ngo ryubake imitima ya benshi muri bo. Ati ubu rero maze kubaka umusozi w'amaganya, kandi maze kuwuzitiza imfatiro zanjye zikomeye zo gusuhuza umutima no kwitotomba, kuko nabahishe ko kwitotombera Imana ari byo bibatinza mu bigerageza. Ubu rero mbategeye noneho kunda, kubera ko maze gukaza imibereho igoye mu isi, ubukene buravuza ubuhuha, amadene n'ubushomeri nuko, noneho mbategeye kunda zabo ku buryo rwose bitazangora muri iyi minsi gushyira ikimenyetso cya ya nyamaswa ivugwa mu byahishuwe byabo hariya mu bice 13 ku murongo wa 16 kugeza 20, ariyo nyamaswa ihishura ibya Antikristo dukorana. Ubu rwose tugiye gutera amakashe mu ruhanga no mu kiganza ku bantu benshi. Tuzakorera mu nzego zitandukanye, inzego z'amareta yo mu isi, inzego z'ubuvuzi, inzego z'ubucuruzi, inzego z'amashyirahamwe n'inzego z'imiryango nterankunga n'ahandi henshi tutabashije kurondora. Mbese nitubategera kuna ntibazaducika. Dayimoni uriya arangirije ayo magambo ye. Aho ngaho hakurikiraho dayimoni witwa Rutamaza, mutegeye amatwi mu mwumve, niwe ukora imirimo yo gukoza abantu isoni n'ikimwaro ndetse no guteza ipfunwe, bya bindi bita kuba akabarore cyangwa se igishungero mu bantu. N'uyu mudayimoni Rutamaza ubishinzwe. Umva rero amagambo yaragira ati nanjye databuja nshyira ku rutonde abantu bacu bemera gukorana natwe iyo bahoze muri biriya byiciro bitandukanye bakorera Imana byo mu murimo w'Imana. Iyo tumaze kubafata mbiri mbashyira ku rutonde kugira ngo vuba bidatinze natwe tubakorere ibintu bibi cyane by'urukozasoni mu maso ya rubanda, ari nako kubishima hejuru. Nubwo buryo tubikoramo tubashinyagurira tubabaza ngo mwari mwarataye umurongo mwanga kutuyoboka mujya hehe, imisi mwamaze mudutukamo dutoteza ndi muyizi. Kubw'ibyo nitubura ikintu gikomeye dukora cyatuma baba kabarori. Urugero databuja Dayimoni mu Rutamaza uri kuvuga ibyo ati rimwe na rimwe dufata mbiri mu buryo bukomeye cyane abantu bari bagaragaye mu bandi nk'ibirangirire bikomakomeye byo mu murimo w'Imana. Ubwo no kuvuga abahanzi, abahanuzi nkatwe cyangwa se abaririmbyi, abavuga butumwa, abapasiteri b'ibirangirire n'ibindi, noneho tukabateza ibyaha bikomeye by'urukozasoni. Iyo yamaze kugwa muri cyaha gikomeye cy'urukozasoni
ntibihishwa, biba bijya ku karubanda bikamenyekana muri bose cyangwa muri benshi, bigatuma noneho natwe tumwishima hejuru tukamuseka. Ubu rero turi gutera inkunga abahanzi n'abaririmbyi n'ababyinnyi bakora ibintu bisa no kwamamaza amatwara yacu, ari nako gucocagura amatwara y'Imana n'imico n'imigenzo by'abubaha Imana. Ubu tubatera inkunga mu buryo bukomeye. Hari n'abatunzi twaye ubutunzi bashinzwe gutera inkunga mwe n'abantu bakora iyo mirimo yo gusohora za albumu, filime cyangwa se za CD na za cassette, yewe no kwandika ibitabo byamamaza amatwara yacu mu buryo bw'amarenga. Abo tubatera inkunga mu buryo bushishikajwe cyane, mu buryo budushishikaje cyane. Ndimo ndemeza abapfapfa bose ko bagomba kwikorera ku mibiri ibyo bishakiye, kwaba kuyipfumagura, kuyishwaratuza imibiri yabo, cyangwa se kuyita ku bundi buryo itigeze iremwa n'Imana. Abari ibikara mbereka ko kuba ari ibikara ari ibisuzuguriro, bambaye igisuzuguriro gikabije, bityo nkabaha imiti n'amavuta byo guhindura imibiri yabo kugira ngo nkorane na wa mudayimoni ushinzwe rya soko ryitwa rya soko ryacu riri mu isi, rya rindi ry'imurikagurisha.